Every suffer has its end, but not all succeed. Ubaye ikaze ku muyoboro mugari w'Umutuzo Voice Record. Every suffer has its end. Buri bubabare, buri kigeragezo, buri ntambara, byose bifite iherezo. Nta buribwe buramba, nta bihe bigoye bidashira. But not all succeed. Ariko siko bose bagera ku ntsinzi. Uko bamwe babireka mbere yo kugera ku iherezo, abandi babuze kwihangana, abandi bacogora bari hafi kugera ku mugisha. Ibi bivuze iki? Ububabare bwo mu rugendo ntibuvunisha uwihanganye, ahubwo buvuna uwananiwe guhagarara ku mugambi we. Ijambo ry'Imana muri Yakobo igice cya mbere umurongo wa 12 niho hari amagambo agira ati: ahiga umuntu wihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo ry'Imana yasezeranije abayikunda. Every suffer has its end, but not all succeed. Ndagira ngo nkwibutse ko abantu twese turi mu isi, mbega twese dusa naho turi mu marushanwa, cyangwa se dufite ibintu duhanganye nabyo. Mu yandi magambo, ibintu duhanganye nabyo ku bantu twese bifite iherezo. Nta kigeragezo kitagira iherezo, cyangwa se nta mubabaro utagira iherezo. Ariko nubwo twese mu isi tubabara, tubabazwa, cyangwa se tuvunika, ntabwo ariko twese tugera ku ntsinzi. Hari abantu tunanirwa tutaragera iyo tujya, kandi twaravunitse. Hari abantu twibagirwa intego y'urugendo, cyangwa se intego yatumye dutangira imvune turimo, bikadutera gucogora, tukananirwa tutaragera ku cyo twashakaga. Aho niho uzumva bavuga ngo buri mvune yose igira iherezo. Ariko iyo bongeye ijambo rivuga ngo not all succeed, siko bose bagera ku ntsinzi. Ijambo ry'Imana ryo ritubwiye ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo. Umuntu utazihanganira ibimugerageza mu nzira ijya mu ijuru, ntabwo azasingira ikamba ry'ubugingo. Ariko uzihanganira ibintu bimugerageza, uwo niwe uzashikira ikamba ry'ubugingo. Nkwibutsa ko ibintu bigerageza abantu b'Imana mu murimo w'Imana ni byinshi kandi biratandukanye cyane. Ikintu kizatuma ugera ku ntsinzi yo kuronka ubugingo, uzarangwa no kwihangana, ukihanganira imvune, ukihanganira uburibwe, ukihanganira imibabaro mu rugendo. Bose barasiganwa,
ariko siko bagerayo. Bose bararwana ariko siko batsinda. Hahirwa urwana akageza ku ntsinzi. Hahirwa urwana akageza ku iherezo. Uwo nguwo niwe uzabona ibyiza biva mu kwihangana. Uwo nguwo niwe uzagera ku ntsinzi nyayo. Ntabwo kuba twese dusiganwa ari uko tuzarangiza amasiganwa. Kandi nubwo twese amasiganwa azarangira, ntabwo twese tuzagera ku ntsinzi, ntabwo twese tuzabona icyo twasiganirwaga. Every suffer has its end, but not all succeed. Ijambo ry'Imana mu Bakorinto ba mbere igice cya 9 umurongo wa 24 hari amagambo agira ati: muzi yuko mu birori abasiganwa biruka bose, ariko ugororerwa akaba umwe. Namwe bari ko mwiruka kugira ngo mugororerwe. Umuntu wese urushanwa yirinda muri byose. Abandi bagerageza batyo kugira ngo bahabwe ikamba rya ringirika. Naho twebwe tugerageza dutyo kugira ngo duhabwe iritangirika. Nuko nanjye ndiruka, ariko sinkutaza aho njya. Nkubita ibipfunsi, ariko sinkuhusha. Ahubwo mbabaza umubiri wanjye, ukoze uburetwa ngo ahari ubwo maze kubwiriza abandi, nanjye ubwanjye ntaboneka ko ntemewe. Mwene data, ndagira ngo nkubwire yuko imibabaro yose igira iherezo, ariko abababariye muri yo bose siko bagera ku ntsinzi. Ndagira ngo uharanire kugira ngo ube wagera ku ntsinzi yawe, kandi ukomeze gusenga Imana, ukomeze wizere. Ndagushimiye wowe wabanye natwe, kandi ntutakanda subscribe. Imana y'amahoro ibaha umugisha.